gahagaze mu gahuza amaso karagaragara nk'akanyantege nke, ariko ubukana gukomera no kwakara ni inyama y'ubwoba byo bishyirwa ku kigero ntagereranya. Gashobora kurwana n'inyamaswa nk'intare, inzoka z'inkazi nka kobra kandi bikarangira kageze ku ntsinzi. Iyi miterere yihariye ituma mu buzima bwako bwa buri munsi gahinduka inyamaswa ihora mu ntambara z'urudaca za buri munsi, kandi zigahuza n'uruhumbajana rw'inyamaswa ziboneka mu rusobe rw'ibinyabuzima. Nyuma yo kwamamara kw'inyamaswa nka warthog cyangwa se kasongo, muri iyi minsi birasa naho nta yindi nyamaswa y'inyarugomo iri kubica bigacika mu mashusho acicikana kuri murandasi nk'iyi ngiyi yitwa Ratel cyangwa se Honeyburger, mu gihe abahanga muri siyansi bayibatije Melvora campessis. Aka kanyamaswa gatoya kadakanganye yewe katanashamaje, ubushobozi bwo gukangara izindi nyamaswa kabukuye hehe? Aka kibitse irihe banga rituma kadatinya inyamaswa aho ziva zose zikagera? Kujya muri iki kiganiro niyemeje kukwegeranyiriza imirwano 5 karundura aka kanyamaswa kisangamo, dukeka ko kari butsindwe rawundi ya mbere gisifurwa, nyamara bikarangira kayitsinze yose. Mbere yuko tujya kure, reka nkwibutse ko ushobora gukanda ku nzogera ubundi tukabana mu muryango mugari wa Mutavu Official. Niba kandi video yikunze ukande like, ubibuke ko n'igitekerezo cyawe ari ingenzi. Nitwa Mutavu, nguhaye ikaze. Honeyburger ifite ibipimo bito ugereranyije n'izindi nyamaswa, ariko ikagira imbaraga nyinshi. Ingana nk'imbwa nto ariko ikagira imbaraga n'ubugome birenze ku bunini bwayo. Niyo mpamvu nubwo ari nto ishobora guhangana n'inyamaswa nini cyane. Ifite uburebure bwa santimetero 80 kugeza kuri 97, ubwo ni ukuvuga uhereye ku murizo ukagera ku mutwe wayo. Bishobora gupima kandi ibiro biri hagati ya 7 kugeza kuri 16, kandi ubwo ingabo nizo ziba nini cyane. Amaguru yako ni magufi gusa akaze cyane, hakiyongeraho amenyo akarishye gusumbya urwembe, byagera ku ruhu rwako bikaba akarusho. Ni uruhu rubyibushye cyane kandi rukomeye ku buryo inyamaswa nka tayiga cyangwa intare ibasha kurucengeza ijanja cyangwa imikaka ntiyinjire byoroshye, ari narwo gakangisha. Gashobora gukangisha inyabumara nk'inzoka cyangwa inzuki ku buryo ubumara unakinjira ntihagire icyo kaba. Uruhu rwako kandi nubwo rukomeye bubuye ruri flexible, bivuze yuko inyamaswa igerageje kugacakira birangira kinyagambuye kakayicika, muri make ntigafatika. Wongereho ubushirabwoba, akamenyero n'agasuzuguro k'aka kanyamaswa bikagira k'igitinyiro kandi akatagira ubwoba. Iyo bigeze ku cyo kurya, Ratel usanga yarihebeye ubuki, anariyo mpamvu bahise Honeyburger ubuki, kuko n'ubundi inyamaswa itunzwe no kumenagura cyangwa se gusandaza imizinga ikoresheje ryajanja ryayo, ubundi ikirira ubuki n'ibinyagu yishingikirije rwa ruhu nakubwiye rudatorwa n'imbori z'inzuki cyangwa se ubumara bw'inzoka. Ngizi rero zimwe mu ntambara karundura aka kanyamaswa Honeyburger kisanga kaguyemo kubera kwihagararaho kwako. Intambara za Honeyburger: kurwana n'inzoka zifite ubumara bukomeye cyane. Badger irwanya inzoka z'ubumara karundura nka cobra, buff adder, black mamba ndetse n'izindi. Iyi yishingikirije uruhu rwayo rukomeye nk'inyundo, biragoye ko inzoka ziyicengezamo ubumara byoroshye, ndetse iyo buyinjiyemo yifite ubushobozi mpangara bumara kuko ishobora kugwa akanya gati gasa n'ipfuye, hanyuma igakanguka ikongera ikarya ya nzoka, ubundi ubuzima bugakomeza. Ishobora kurwanya intare, ubwo ni ukuvuga umuryango w'intoya bride cyangwa se imwe gusa, igihe bihuriye mu murwano. Ibi birumvikana nk'ibidashoboka cyangwa se bigoye, ariko itegereze neza uyu murwano. Nubwo intare ari nini cyane, Honeyburger ntiyatinya. Ntiyitaye ku bukana, ubunini n'urusaku rwayo ngo ihunge, anariyo mpamvu aka kanyamaswa ari akiyambiza. Ratel kandi ishobora kurwanya ingwe.
Leopard n'ubusanzwe ni inyamaswa yihuta kandi ifite imbaraga, ariko Hannibal irayihangara, igakoresha amenyo n'imbaraga. Ntiyita ku bukana bw'ingwe n'umuvuduko wayo, kimwe n'uko itatinya kwihagararaho niyo yaba yazengurutswe n'umuryango wazo. Baga kandi izwiho gutabara inyantege nke muri zo, ikabikora mu gihe kandi ikabasha kuvana umwanzi nk'ingwe mu matware yayo. Muri make, ishobora kudatsinda ingwe ariko nayo kuyigeza mu nzasaya zayo. Akenshi ibyo ni nk'imboneka rimwe, kimwe n'uko baga ishobora guca ingwe urwaho ikayitera amenyo, kandi ikaba yakwicwa n'ibikomere nyuma y'umurwano. Ratel ishobora kurwana n'ingona nto cyangwa se nini. Ubusanzwe aka kanyamaswa njyewe n'isa kihambiriza ntabwo gakunda koga, ariko iyo Hannibal iri hafi y'amazi ishobora no kurwana n'ingona nto cyangwa se nini, ibishobora kuyicunga igeze mu gihe cyo guturaga, ubundi ikaba yayiba amagi. Iyo rero bigeze mu gihe ifashwe biba bigiye kuba ibindi bindi. Ku muvuduko wa Ratel ishobora gucunga ingona ubundi ikayiruma mu bijigo, ubundi ikayumvisha bitabaho, ku buryo ingona iba ishobora kumva uburibwe bwa nyabwo ikaba yanahunga. Kubera umuvuduko n'icyitwa precision ya Hannibal, ni kenshi bigeze ingona mu nsinzwi zihambaye iyo ikimishije kwitereza aka gasimba. Biba bisekeje kandi binatangaje, nka kwa kundi urutozi ruzengereza inzovu. Baga ikunda kurwana n'impyisi cyangwa se imbwa z'ishyamba, kandi nazo ikazinesha. Nubwo impyisi ari inyamaswa zikunze kugenda ari igobe, ibyo kuri Ratel ntacyo bivuze. Izi ziba zishobora kuyizenguruka zikagerageza no kuyiruma, ariko rwa ruhumangara bumara rwayo rukaba inzitizi. Ni mu gihe yo ahirumye ku mpyisi ihasiga igikomere cya nyacyo. Usibye n'igikomere, ijanja rya baga rishobora gucukura mu bujyakuzimu buri hagati ya metero 1 kugeza kuri 2, mu gihe kiri hagati y'iminota 2 n'10 bitewe n'ubwoko bw'ubutaka. Mwibuke neza, impyisi ni inyamaswa ya mbere y'urwasaya rw'ingufu n'ubukana mu nyamaswa zose, ariko kuma baga n'uruhu rwayo biragorana cyane. Gusa akenshi iyo zayiteraniye ari igobe rinini, kuyivana biragora, ariko kandi impyisi imwe vs baga imwe iyo nizahikura ndakurahiye. Abantu benshi batangazwa n'umurava kimwe no kudasubira inyuma retread by'aka kanyamaswa inshuro zitabarika mu ntekerezo zabo. Ibaze ko noneho twibanze ku nyamaswa z'umuvuduko cyangwa se z'ibikoko, bibaze nk'igihe kahura n'inyamaswa z'inyantege nke cyangwa se z'umuvuduko mutoya zigambiriye kukengereza. Byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Ratel ikimenyetso cy'ubukana, kwihagararaho, umurava kimwe no kudatinya, isa n'ikimanitse mu mpinga z'imisozi ibarizwa mu bwami bw'inyamaswa, aho buri imwe icyitegereza ikagisobanukirwa. Kuri Ratel ni ikimenyetso cy'ubukana, kwihagararaho, umurava kimwe no kudatinya, gisa n'ikimanitse mu mpinga z'imisozi ibarizwa mu bwami bw'inyamaswa, aho buri imwe icyitegereza ikagisobanukirwa. Ese kuri wowe niki aka kanyamaswa kagushushanyiriza? Niki kindi kidasanzwe uzi kuri Ratel? Niba hari andi makuru, igitekerezo n'inyunganizi ushaka kuduha, byandike muri commentaire. Video kandi niba wayikunze ushobora kuyiha like. Nitwa Mutavu, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Hasta la vista, bye bye.